Dore mwana wanjye ntuzashaka ukiri muto cyane uzaburetse oya reka mwabantu umeze mubyihorere dore kazazabaretse namukubita Igo namukubita nafata inkoni nkamucira aramutse ajya ashatse akiri muto cyane cyane ese ukorera tukiri mutoya okay uko areba byo bigaragara ko ntago ari indoro yo kwishima iyo wishimiye ibyo urimo ntabwo ari kuri iyo reba gushaka ni kimwe gushaka uwo mungana gushaka uri muto ni ikindi gushaka uwo mungana ni ikindi gushaka uwo muhuje nationalité ni ikindi gushaka uwo muhuje statut bivuga kuri umugabo bavuga ko ari umusirikare hari wa Burkina Faso umukobwa ukiri muto w'umurokore w'imusanze w'umuririmbyi umugabo ukuze ufite izina rya Kisilamu wabaye umusirikare wo muri Burkina Faso tujye tubwizanya abantu kuri niyo kwaba gusharira ikungana ngo ngaho wigeze utabariza ate bose babireba mbute n'umutabariza kwatansabye iyo services reka wica ku ruhande nabonye yashinje cano please kandi abantu bari kubireba ariko uriya muhungu yagize irayo institut paranoïaque uri umurokore uri umuhanzi w'umunyarwanda ntabwo rero aba ari ku rwego rwo gusabiriza ntabwo ari ku rwego rwo gusabiriza kuko indirimbo zaragurwaga cyane zigakundwa n'ibitaramo abantu bakabyitabira ariko urwo rujagararo itonde ibyo byose mbivuze kugira ngo donc yes reka twizere ko mumeze neza cyane mwese mukurikira ibiganiro kuri KOP tubahaye ikaze tunabashimira mwese uruhare mukunda kugaragaza rwo gukurikira ibiganiro byacu dufite byinshi tugiye kuganira byinshi kabisa kandi tunizere ko muri buze gukunda mukavanamo n'amasomo y'ubuzima mukavanamo n'amakuru by the way ntabwo ari amasomo gusa n'amakuru information nazo muba muzikeneye cyane ngo hayikaze waramutse asante sana umeze ute ninda rwose nta kibazo urakomeye ni ngombwa iyo ni ibisanzwe naruhutse turi gutangira icyumweru weekend nayigize yabaye nziza by the way kwa gatandatu nubwo twabuze umuriro umwanya munini bigatuma tudakora ariko mutumirwa nari mfite twaje kubonana turaganira mugabo w'umuhanga cyane tuzajya tugirana nawe ibiganiro bitwa Delphin muhanga cyane ariko ufite n'ibihembo ku rwego rurenze igihugu usibye ko afite ijwi rito ariko n'umuhanga n'umuhanga pe n'umuhanga ari seveye ni inkuru ari ibyo yaciyemo ni inkuru n'uburyo abona ibintu so tuzatumubona kuri KOP ya guhera kwa gatanu tuzakorana ikiganiro buri wa gatanu tuzajya dukorana ikiganiro hanyuma ubwo ni kwa gatandatu ku cyumweru rero ku cyumweru nagiye i Nyanza urabizi ko kuruhuka kwanjye no kujya muri nature no kujya mu gusohoka Kigali bundi iyo ngiye gusura abana i Nyanza nciye Bugesera ndaruhuka pe guhera mbese navuga nkirenga ku gahembe mba nageze muri zone nduhukiramo zirazama yanjye zose riri Maramiro kugenda hafi y'umupaka none ukinjira ishyamba rya Kibugabuga na Ngeruka urigenda iminota itari munsi ikabakaba nka 15 baruhuka kureba ibintu by'icyatsi gusa amashyamba rimwe na rimwe n'inka harimo imodoka nkeya nta byotsi nta mahone ugasohoka turarigenda turasohoka hari umugina nkunda kwifotorezaho ni mukenera ifoto muze kumbwira niba hariyo nifotoje ngenyine ko nari najyanye n'abantu benshi nari najyanye n'abana n'abavandimwe na madame ariko nimbona hari ifoto nkunda ari ifoto aramugina nkunda kwifotorezaho iyo dusohotse ishyamba ubwo rero iyo usohotse winjira Kamabuye ukagera Ngeruka ugafata Ruhuha ugafata Shyara ugafata Nyarugenge ukagera ku kiraro cya Rwabusoro aho hose niko twagendaga duhura n'abantu tureba nature tugera mu murenge wa Busoro ho ni ku muvandimwe Gitifu aho n'inshuti yanjye nabanje no kuvunyisha ntangira ahantu ndi buze gufata amazi yo kunywa murenge wa Busoro twinjira mu Wamuyira basi so ibyo rero nuko kuruka kwanjye niyo naruha nananirwa umugongo cyangwa amaguru kubera urugendo ariko nibura mu mutwe ubwo niko mpura n'abafana n'abakora umuhanda hari n'abakora umuhanda naciyeho bari kugenda yari imodoka ikuruye akantu kudupine kagenda kumva uburyo umuhanda ufite sekusu imikuku
urabona umuhanda wa kaburimbo hose hari bataraharinganije rero muri finissage yaho babanza gupima uko ubwa buringaniye kugira bazabukosore abantu rero barimo bakora icyo gikorwa nasanze ari abafana bacu ari abo kuri KOP bati bite KOP ntisawa ni sawa murimo murakora ibiki turimo turapima umuhanda ukugenda wiceka ubwo ndagenda ngera Inyanza hari abantu nakwepye ko hari umugabo ufite akabari w'ifiti yanjye muri Smart ntago ninjiyemo kugira ngo atankereza nari kumwe n'abantu benshi kandi ubwo yegeranye n'aba bantu banyambika uruganda comptoir de vente ya ruganda runyambika yegeranye nako kabari ariko ho nasanze ku ruganda bakinze hanyuma njya muri ntuza muri Nyabisindu ubwo navuye nari nagiye gusura umwana kwihanika hamwe bavuze umwana wiyahuye ariko ntago yiganaga n'uwanjye we yari wa kaminuza hanyuma njya ku ruganda rw'Inyabisindu rero amata meza ya Nyabisindu ikaragiro rya Nyabisindu ubu bahita Nyanza Milk Industry ibintu nk'ibyo ariko bagira isuku bagira service nziza bagira ibintu biryoshye ikivuguto yawurute wazanye hose nabaye nkurangura manyureze wenza ndakurangira comptoir de vente yabo ariko nungeza mu rugo ndaguha kanya bisindu kamwe ubu ushobora kubuta yimenyereye ko twebwe ari amata ya Nyabisindu twatangiye kwanywa muri za 80 na kangahe n'icenda nyirango ubundi habaga amakioske muri Kigali abrandinze kira gikarito cyari amata buriya bahinduye izina ariko nuza design nimwe cya gikarito cy'amata ya Nyabisindu ni kuri ya mbere cyari kimeze kioske rero warayikora gukayisiga riri yarange kugira babone kugira amata meza rero mba nakumbuye nagiye ndakunda kugeza nimba ufite amatima nzana kurangira abandi bacururiza ubwo rero njyayo bwa mbere ndahaha binyanga mu nda sanga nahashye bikeya njya kuzana madamu n'abana ndongera ngura n'ibindi turagaruka rero tuza tugera tuganira duhura n'abandi bantu bamwe bakajya bambwira ati ariko burya kwa kundi uvuga imisozi ko kuba wayigenze abagabo nuko yego so rero ubwo nuko weekend yagenze numva naruhutse reka nkwe update ntoya nubwo by the way ubwo nuko twaraye dutinze ubundi tugenda twari dufite gahunda yuko iyo tugaruka nka saa 12 twari dufite gahunda yo kujya ku kiriyo kwa Marie Makire niyo naringiye kugwana noneho ariko ntibyakunze kubera kugenda umuntu areba hari akaburushete kagahene kabagiyeho tukicara tukabanza tukakareba kashira tukimuka ubwo kakiri gatumye tugera twageze no dukinze saa 2 bituma tutajyayo rero naringiye kuguha update nuko uyu munsi umuryango mugari w'abanyamakuru hano mu Rwanda nebwo turi buze kujya gutaramira bwa nyuma cyangwa se gusezeraho bwa nyuma umubyeyi wacu Marie Makire iwe mu rugo aho yaratuye ari Kicukiro ubwo abanyamakuru wenda batari babimenye bagiye kumva kino kiganiro mbere yuko uyu munsi urangira uyu munsi turaza kuba turiyo kirajyaho byabaye ntacyo nukwibutsa ko abanyamakuru barakora barajya kumusezeraho ko nawe ni umunyamakuru senior kandi yafashije itangazamakuru cyane siko yabaye no muri RMC ngira ngo nk'umukomiseri ni mugari buriya kumuvuga ntabwo ari ibintu wavuga ngo bite birangiye hari ibyo ngenda nibuka buri kanya ubushize nibuze ko nakubwaga ntabwo ndibuka neza ikintu naba ngenderaho yamfashije kuba ntarakibonye ushobora gusanga ari byose ushobora gusanga byose uyu ngewe hari byinshi yaba yaragiye akora cyangwa avuga nkabyenkarina nkabigira ibyanjye nkaba ntabizi so bushize kwa kundi kuvuga ukuri hari ibindi bintu nibutse ko yigeze gutura hariya ku Gisimenti muri iriya karitsiye mu minsi ishize bari barise kafuri noneho bagasakuza imiziki bakavuza imiziki bagasakuza agahamagara tanto police cyangwa se ku mujyi wa Kigali nuko birangira bamubwiye kuri ya zone yagene itari yo guturwamo bavugira ko ari zone nyine y'utubari entertainment distraction utubari amarogi
ubwo ngira ngo icyo gihe yatarajya gutura Kicukiro manza aribwo nyuma yagiye Kicukiro nibwo yahise ajya yigeze bamubwiye ko ahatuye muri iyo zone atuyemo atari yo guturwa ngira ngo hari n'undi muntu bari baturanye nawe wo mu nzego niba atari muri polisi ni muri rura cyangwa hafi aho bari nk'abantu babiri bahamagara bavuga ati urusaku rwatuzarukizwa n'iki none barabasubiza ngo ahubwo mwebwe mwasatiriye urusaku muri aho mutagomba kuba nimuhareke hagenewe urusaku baramusubiza arabyumva agira ngo nibwo byatumye yimuka none ageze Kicukiro rimwe na rimwe kubera ko Transparency ikorera i Remera we yaza ku kazi ntace Sonatube akaca wa muhanda wa Kabeza ko ari wagiraga imodoka nkeya ndabyibuka byo niwe wabinyibwiriye ageze mu Giporoso rero hari ibintu abapolisi bo mu muhanda bagira wenda sinzi ama priority baba bahaye imihanda umupolisi akarekura iziva Kanombe ziza kwa Rando inshuro nyinshi yasimbuye Feruje akazirekura umwanya munini iza Kabeza yaziretse ubwo rero hari igihe babikoze umupolisi yabikoze harimo iya Imakiri ari iri imbere amara nk'iminota 8 iye batarayirekura avamo ajya kuvuga umupolisi atari ko iyindi mihanda yo ntabwo ari yo mu Rwanda kure kuri za hariya gusa donc urumva Feruje kaka umutuku ariko za zindi ntazihagarike ngo ari kuri ziturutse Kabeza biba mukecuru avamo ibi nibiki waretse Feruje zigakora cyangwa se basi nawe ukakora nibura twese ukaduha service kuki uri kurekura izikomeza gusa twebwe mu mihanda y'amashami biragenda bite icyo nacyo ni ikintu kuko nuko yari asanzwe nyine kandi nta mutima mubi yabaga afite nyine ariko nk'icyo gihe yabonaga ko bari kumukereza kujya ku kazi kandi bari kumurenganya kuko icyuma cyo cyamwemereye ariko kubera ko hahagaze umupolisi ntashaka ko donc umupolisi we yaresimbuye ibyuma urabizi nyine ko iyo agent qualifié asimbura ibindi bimenyetso byo mu muhanda noneho itara rikaka icyatsi iza Kabeza ntizitambuka akagomeza kwigorekurira izaziri kuba rimwe na rimwe ko arizo nyinshi peut-être ntago nuko nubundi nanjye njya bibona rimwe na rimwe no muri péage bajyaga babidukora birashoboka ko ari ukubera wenda ziba ari nyinshi ariko icyo gihe yavuye mu modoka aravuga ati yajya kwibwira umupolisi ati twebwe ntago tugenda twese ntitugiye ku kazi nuko ngeko hari byinshi rero umuntu bamwibukiraho kandi tuzakomeza tugende tubigarukaho kuko yari umuntu ukunzwe giye mu niwe yari mu bantu bakize kuri roho abantu bakize kuri roho bien sûr bafite abanzi batari benshi kandi bafite icyo bapfa kubera ko nababaga babangamiwe n'imikorere ye abo banabyumve rwose umuntu wamwikomaga nuwabaga abangamiwe nuko akora rero ntago muri societe abo ntago babura tumwifurize kuruhuka neza uyu mubyeyi wacu tuzahora tumukunda n'ubundi tuzahora tumukumbura nkuko n'ubundi twamukundaga ariko mukanya ndi kwinyuriza amaso kuri za Shimusi cyagiye ushize dore ko kuganira urambwira ngo TikTok naho haba amafaranga cyandi kuhajya kenshi cyane nanjye ngo ndebe ko nako konti yinjiza ntago yifunguriza ino ntago bikunda uzambwire nkurangire cyangwa uzabireba ndangira oya kuyifungura ntago kuri KOP ntago ari iyo ntago yabengingo ndakure oya ntago ari ingingo ndakureba nyuma wenda ya babyumvise n'abandi bazakurangira ariko TikTok yishyura ngira ngo konti zayo ntago zifungurirwa hano ngo bikunda ndakureba ahubwo ndakubitanye n'aka video nkwereke urebe bo nta sindi mukuru cyane kajyanye n'iki kajyanye okay reka nkore wenda description naka video k'umwana w'umukobwa w'umuhanzi uri mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana gusa niho kampaye ahubwo abantu bari kugahererekanya nyine bavuga ngo ese ukuntu areba bigaragara nkaho wagira ngo ukuntu arekana we kwinterpret ukuntu areba birimo iki kubera icyo ari kubuza murumuna we kuzashaka umugabo akanavuga ngo nzashaka inkoni ngukubite nushaka hakiri kare
yego eh okay uko areba byo bigaragara ko ntago ari indoro yo kwishima iyo wishimiye ibyo urimo ntabwo ari kuri ireba indoro burya visage icyo bita expression faciale body language nyine kwereka ko ibintu byishimiye ubusiyo ngize bumva ko ari nawe rero uko avuga bigaragara ko atishimye uko avuga ko atakwifuza ko muri umuntu washaka akiri muto buriya nawe hari ibya regreta ariko ndaza kubisobanura gushaka ntabwo ari ibintu bigize ubutangiye ikivi gishyashya rimwe na rimwe noneho hari n'ibyo usize urabizi ko umuntu yakira umusore ufite abakopine benshi abo mwabanye abo mwiganye hari ibyo hari donc abari icyo nakwita nka ibitenga hari imishinga ubusizi utarapfundikira neza icyo n'ibiki iyo ugiye mu rwawe rero iyo ugiye gushinga urwawe hari ibyo uba wasize ubutakishoboye kuba wajyamo utubyiniro wajyagamo ubwoko bw'imyenda wambaraga ubwoko bw'indirimbo waririmbaga hari byinshi biba bigomba guhinduka so iyo ugeze rero ahantu iyo uhinduye ubuzima byanze bikunze ntabwo hari igihe utabyishimira ako kanya nkuko umubaza ngo wagira inama harya yari yamara umwaka ntiyimariye umwaka ushize ntayimariye ejo bundi aho gusa yego ntaramara umwaka rero urumva wenda biterwa n'uwabimubajije nawe ntabwo umuntu utaramara umwaka mu rushako wahita umusaba inama zijyanye n'imishakire kuko icya mbere igice kimwe aracyari mu buseribateri icya kabiri ari mu rushako icya gatatu wibuke ko yashatse umunyamahanga ibyo ntabwo mbivuze byo kugira ngo ntabwo turi xenophobe nawe ntiyabigaragaza nka xenophobe ariko gushaka ni kimwe gushaka uwo mungana gushaka uri muto ni ikindi gushaka uwo mungana ni ikindi gushaka uwo muhuje nationalité ni ikindi gushaka uwo muhuje statut bivuga kuri mugabo bavuga ko ari umusirikare hari wa Burkina Faso byavuzwemo ko yabaye umusirikare muri Burkina Faso ni byavuzwe yego umukobwa kandi umusiramu ngira ngo Idris uko byenda kose okay yes okay afite izina rya Kisilamu idini reka tubyihore warugiye kuvuga ngo turareba ibyo basezeraniyemo warangiye kuvuga ubwo ko muri kira gihugu habamo ibice bibiri hari abakristo n'abayisilamu ashobora no kugira iryo zina ari umukristo niba barasezeranye aho basezeraniye toke ariko ni umunyaburkina Faso ufite background ya gisirikare na background n'izina rya Kisilamu umukobwa ku myaka ye arya bari batuye hehe Musanze cyangwa Kigali mbiryare bamenyana oya uriya mukobwa ni Musanze umukobwa ukiri muto umurokore umuririmbyi wa Musanze ibyo byose mbivuze kugira ngo donc âge localité imyaka aho utuye ibyo ukora imyemerere ibyo byose mu mwaka umwe biba bitaramara kwivanga n'uwo mwashakanye ngo mubihuze kandi urumva birimo difference hari aho wumvise bahuriye usibye kuba ari abantu bombi ni ibihumeka byombi gusa ni ukuba ari abantu bombi no umukobwa ukiri muto w'umurokore w'imusanze w'umuririmbyi umukobwa ukiri muto w'umurokore w'imusanze w'umuririmbyi umugabo ukuze ufite izina rya Kisilamu wabaye umusirikare wo muri Burkina Faso ubwo kugira ngo iyo couple izafate kure rukare igire ijwi rimwe ry'uwo muryango ibyo byose bagomba kubihuza bamwe bakagira umwe akagira ibyata undi akagira ibyasigarana nibyo Frere Spiriane yatubwiraga nkunda kumuvuga musuhuza kuko ndabiza ari mu kiruko cy'izabukuru kandi ntago turabona umwanya wo kumusuhuza wo kumusura dusabe Spiriane akiri Frere ubu ni padiri ni retired padiri yatubwiraga ngo isezerano ryo gushyingirwa rivuga iki viwanyu nanjye mvi wacu duhurira iwacu iyo wacu ya kabiri nkunda kwisobanura ntabwo ari iwacu kwa iwabo wakaregeye oya viwanyu Kibungo Justine nanjye mvi wacu karegeya Ibyumba duhurira iwacu i Bugesera babyumvise viwanyu Musanze
ni uhe yitwa nde uriya washakanye na Idris Vestine niwe Vestine nimbitiranye ibyo nakazi kawe kusimbazi nanjye simba metereza ariko Viwanyu Vestine Viwanyu Musanze Vestine mu kirokore imyaka 20 n'ingahe mu buhanzi nanjye mvi wacu Idris muri Burkina Faso mu gisirikare n'iri zina rya Kisilamu n'iyi myaka yanjye duhurire yego duhurire iwacu ku Ruyenzi n'urugero so uko kuri iyo Ruyenzi ni umuryango mushya ariko uzazana ya mico mishya ivangavanze bya bindi buri umwe yujuje either dirisa kuba yava mu yahindura n'izina pourquoi pas tasabana nationalité akahinduka umunyarwanda igisirikare byo nta kibirimo ariko ibyo byo ntago ukivamo n'ikikuvamo Dorokasi umurokore ashobora kugabanya uburokore cyangwa yego ashobora kuva mu kirokore cyangwa bakagira irindi dini bahitamo bombi ibyo byose nyuma y'umwaka 2-3 bamaze no kubyara nibwo noneho rwa rugo ruzana warwo muco uhuriyemo ya yindi yose nakubwiye yababiri bazanye so eri umwaka utararangira ntabwo umuntu wamubwira igice kinini buri wese aracyari mu byo yahozemo ni nayo mpamvu atangiye kugira inama ngo muri umunawe ibyo ikibazo nuko yashatse akiri muto se ko yagira inama muri umunawe ngo naho bihuriye nako igifite imbaraga nuko nta gihe amaze mu rushako iyo narumazemo n'igihe hari n'ibyo utavuga abahise bamutegeramo iminsi batubworura munaniye ariko abari bande nukure bose iyo nkubaje ngo ni bande ese nabafite izishinga nabazitinye nabo zananiye ibyo bicico byose turabifite n'est-ce pas si abo zananiye barahari nabo bavuga cyane abazitinye nabo barahari nabo baravuga ariko bavizifite zabahiriye bavuga gake icyo urakizi cyane so ikintu cya mbere impact yaburiya butumwa nuko amaze igihe gito mu rushako akaba akiri na muto ubundi uwo rwahiriye n'imihanda ntayizaho kuriya birasi ibyo yavuga yego yazajya inama ariko kuza avuga ngo muri umuntu wanjye ngushatse ngo nagukubita iyo ni imvugo y'umuntu utaragera mu rugo neza uwarugezemo agashyika akarwemera kumuhira si ukuvuga ko nta bibazo birurimo ariko ni ukuba yihanganira bya bibazo yarusanzemo iriya nirangaje rero ni nk'iyukiri seribateri ikibazo nimba ivuga burahita umbwira ngo nibyo byo kuvuga ubukire ahubwo umuntu yakaba yavuga ati se yuko yashatse umugabo w'umukire ko yashatse umugabo ukuze umukire kuri rwego se ariko arakize ariko turabizi ko ari uvuga ngo ni umuntu ufite ubushobozi bw'iki n'iki gukira ubyihorere gukira ni ufite amafaranga menshi wenda oya nayo si menshi nangahe ahubwo akemura ibihe aba mu nzu ye afite zikodeshwa afite ikamyo afite kwasiteri ibintu nk'ibyo kuko hari abafite indege kandi ntayafite uriya mugabo hari n'abafite ubwato muri Mediterane ntabwo afite rero gukira se ahubwo urabanza ukareba uransubiza mu kiganiro cya mwana afunze donc tugira abakene abatindinya kujya babeshwaho ku rwego rw'isi n'amadolari 3 ubwo ni $2,500 ariko uwo mu Rwanda wo mu bukene bukabije niko tubyita ntabwo tubita abatindinya kujya ariko ku rwego rw'isi turabibita mu Rwanda tubita abakennye abari mu bukene bukabije uwo mu Rwanda abeshwaho n'amafaranga atagera ku 1,000 ku munsi umukurikiye abeshwaho n'amafaranga 500 ku munsi ubwo wa wundi wo mu bukene bukabije afata wa umukene nk'umukire kuko hari icyo amusumbye wa mukene wa bitatu w'icyatanu ku munsi ubwo nuvuga ngo wa umutindinya kujya we yicara atazi ko ari burye atungwa n'amasengesho no gukora akorera ibyo ari burye gusa ntagire na kimwe asagura uwo ntanagira na telefone ni cya kibazo cy'amamega kuvuga ngo MTN ngo network azabuze itazindika nta telefone agira igice cya kabiri rero cya kiri kibeshwaho n'icyatanu ni babandi abashobora kurya 3 ariko akarya ibiryo sometimes bidahagije cyangwa se bidakungahaye kuko uwo mu cyambere we nta nareba ngo birangana iki ashobora kurya ingimwe ukwezi kugashira kuko ariyo yabonye uwo umukurikira we ashobora gutoranya ashobora kuba yapanga ibyo ari burye ariko rimwe na rimwe ntibimuhaze cyangwa se nibe bikungahaye ku ntungamubiri ziri ngombwa nk'imbuto nk'imboga n'imbuto bishobora kutamugeraho
cyetse imboga surama munsi y'urugo ariko ntabwo yarya pome uwo mu cyiciro gikurikiyeho igikurikiyeho kigizwe n'abantu benshi bita classe moyenne classe moyenne inférieure classe moyenne inférieure ishobora kubeshwaho n'amadolari 3 no oya ibihumbi nka 10 ibihumbi 10 dufate urugero ibihumbi 10 mu bihumbi 10 umuntu ukoresha ibihumbi 10 ku munsi ubareyemo na za transport ubwo na telefone arayigira ifite n'amamega yuzuye sibyo anatega bisi cyangwa moto uko mwanafunza bivuga uwo muntu kutega moto kwe abanza kubitekerezaho umwanya munini akaba harya ngiye gukora iki ndakurama yahe mwanafunza akabikabiriza kanavuga ngo uwo muntu kugira ngo yurire moto uzamubona abanzi impaka na motari niyo yabyise ngo impaka nk'izo kugura isambu donc babanza kujya impaka bajya mu biciro iyo ni classe moyenne inférieure noneho classe moyenne nyirizina ishobora kuba yaba yinjiza ntabwo ari ukuyakonsoma nibura yinjiza ibihumbi 20 ku munsi iyo ngiyo noneho transport ashobora no moto ayitega nta gihunga rimwe na rimwe imvura yagwa agatega taxi voiture ibiryo bye biba biriho byuzuye abyumva akaboga katabura imbuto zitabura byose ubwo tugeze mu cyiciro cya 4 icya 5 we noneho ni wa wundi upanga akaba yajya no kuruhukira ahantu ni bamwe bajya ku mucanga ku Gisenyi ni bamwe badategura ubwoba na facture muri 4 ubwo wenda namwe niho nabashyira nkawe cyane namwe niho nabashyira n'abameze nkamwe iyo tugeze muri 5 rero nibwo tuba dutangiye wenda kubona abakire wa wundi ufite inzu yo kubamo n'iyindi ya reserve we naho abo babanza ntabwo ari ngo wakwagiriye inzu ariko afite ubushobozi bwo kuyishyura sanze wowe uraho oya byihore ntabwo ari ngombwa ko nivuga kuri abantu baranze ibyo byiciro nkubwiye bine byose iby'imiturire icya 4 ni ukuba basha kwishyurira iryo cumbi ariko kuryiyubakira bitakunda kuryiha bitakunda ikikurikiye rero ni umuntu uba mu nzu ye rimwe na rimwe akagira n'inda kodesha imodoka agendamo n'inda kodesha umwana wa yiga ku ishuri ahitamo ishuri umwana ashaka ubwo ni 5 iyo tugeze muri 6 rero niho nakubwiraga abanyarwanda benshi banyuma barenza ariho baba bari ni wa muntu ufite ushobora kugira inzu hanze y'u Rwanda ku mazi ku nyanja ukumva akajya agapanga ikiruhuko nibura cy'amezi 2 ku mwaka ntihagire igihungabana iyo urenzaho rero tugera kuri ba bantu bo amafaranga yabo aba yikoresha muri 7 8 9 icyanyuma nkuko mwanafunze nzabikoramo ikiganiro cyari icyanyuma mwanafunze yavuze umukire wa nyuma kwisi urenza 8 ni mubaherwa ni 9 10 icyiciro cya 10 cy'ubukire ni umuntu ugeze ku rwego avuga ngo buriya butegetsi simbushaka bukavaho ni wa wundi uvuga ngo perezida wa Amerika umwaka manda itaha azaba runaka bikaba so wowe ibyo rero uvuga mu bukire ibyo byiciro birahari ntabwo rero nese arakize ni Dangote ni Dangote ni muri Afrika kwisaza muri za 40 kwisi habanza ba Bill Gates Elon Musk na wa wundi wa Amazon donc nundi wese wumva ko akize vuga ngo nkemura ibibazo bireshya gutya parapo ngenda kize kuko ngenda n'amaguru ndi muri sport aya moto ndayahora sibyo se sinambaye gusa akagapira ni gashya iyi shati so abantu bose ubukire ni horati none se tugaruke mu muryango wowe utekereza donc kuba umuntu afite amafaranga reko nayo kuvuga ngo menshi cyangwa ari umukire yego akemura ibibazo byose byinshi bagira mu rugo rwabo urugo rukabananira hari abumva nkaho hari abatabyumva abo bumva ntabwo bumva reka tubanze reka nkwereke twisunze ibitekerezo bya Delphin avuga ati hari condition sine kwa none kugira ngo ubwo ndibona ndashaka gusubiza ura mu mwana washatse uvuga kuri murumuna we mu rushako hari ibintu 4 by'itegeko biba bigomba kuba byuzuye kugira ngo ushake sibyo icyambere kugira ngo
condition sine qua non cyangwa se essential requirement kuri effect of valid marriage. Mariage valide ni ibintu bine. Icyambere imyaka 21 bitewe nuko itegeko rya leta ribivuga, cyangwa 18 ku itegeko bari gushaka guhindura. Usibye ko ubukure nanone ubukure nubwo tubishyira mu nyandiko hari n'ubukwe bwo mu mutwe, ariko foromoma nyine mu Rwanda nuko urengeje 21 uremewe. Iyo ni condition imwe. Iya kabiri kuba uwo mushyingiranwa nta sano mufitanye, urabyumva? Iya gatatu kuba nta gahato karimo, ku bushake nta gahato kabayemo, bigaragaye ko habayemo iba ari inenge, yego ishyingiranwa ritagaciro. Icya kane ari nacyo cyanyuma bikozwe nta buriganya nta manyanga. Ubwo no bushakashatsi, yego bivuze ngo itonde, banza witonde bikozwe n'urwego rubifitiye ububasha. Ishyingiranwa ririkozwe n'umuyobozi. Yashaka kugaragaza ibiki kugira ngo mbone uko nanjye tugendana muri. Oya, kugira ngo mbere yo kugira ngo ujye kuvuga ngo urugo rumeze rutya banza urebe ko ruriho mu buryo bwemewe n'amategeko. Nimba ari mu mategeko ndabyemera. Wujuje imyaka, urabishaka, uwo mugiye gushyingiranwa ntacyo mupfana, kuri icyanyuma ishyingiranwa rikorewe imbere y'ibiro bya leta bikozwe n'umukozi ubifitiye ububasha. Nge naringize ngari ibindi nangize ngarashaka kugaragaza ibintu bine bishobora gutuma urugo ruba rumeze neza cyangwa rwishimye cyangwa rutekanye. Urwemewe ngone kukubwira. Rwemewe hosa. Urwemewe. Hosa. Icyo ashaka kubwira rero uriya mukobwa ubwira muri umuna we icyo kuvuga ngo ushatse uri mutoya. Umutoya n'uri munsi ya 21. So niba afite uriya muri umuna we rero afite 21 n'ibiri aremerewe. Niba hari umuhungu wa murambagiza batafitanye isano, hari uwo mazi iminsi mbona winyinya, n'est-ce manza ari umucuranzi. Niba nta sano bafitanye biremewe. Hanyuma nta buriganya bubayemo nta gahato bakajya ku murenge finish. Umuntu ufite 21 n'ukwezi kumwe akagira inshuti batagira icyo bapfana, itamushyize ku gahato bakabibwira gitifu akabyemera finish. Akoso unyenye wamubonye ngo n'umuhungu no ariko jya mubona bahora se kuri TikTok. Bahora kuri TikTok umuhungu w'inyinya ushobora kuba ngo ari umucuranzi ngo wa gitari, bigeze no kuvuga ngo niba ngo ura mukobwa ngo baramubwiye sinzi urugero atanze uwo mutoya bari kubwira ngo nashaka sinzi amazina yabo. Buriya yagize ngo na depression uyu muto uretse gatoya no avuga ngo bamubwiye gushaka ngo umuntu ngo noneho ngo ufite imodoka noneho ngo arabaza ngo imodoka se barayirya ngo baramwanze. Noneho ashatse uriya muhungu w'umucuranzi wa muntu aramwandikira ngo none se ngo umuhungu wa gitari we ngo gitari barayirya. Biriho ku mihanda ntago mba nabikurikiranye cyane ariko narigembe igwaho gutya. Ariko disi kagize depression karagatoya. Gute ngo karayikarira ngo ibiryo byarakananiye ngo kamaze kimwe akatabyo kashingiwe huyo nyine ngo kabuze mukuru wako karize disi karahogora. Iyo ni amaturite y'imyaka kurusha iyo mu mutwe. Hari umuntu wa 19 ushobora kuba akuze mu mutwe kurusha wa 23. Hari gihe urugo rwashingwa ku muntu wa 22 kubera ko yujuje imyaka ariko wa 19 bakamwangira ariko mu mutwe ubona bakuze. So rero uyu Derifa akatubwira ati indi mihango buretse gato kubijyanye n'ubushobozi rero byo inkwano yemewe nk'umuco ni itegeko ariko hazamo kumvikana amategeko ntashyigikira ibisa n'ubucuruzi n'inyungu zishobora kubigaragaramo. Ubwo turimo turototera abandi babivangamo amafaranga akenewe make yashoboka ni ayitwa inkwano ni yateganywa n'itegeko kandi na 5 biremewe kuba byaba inkwano. Ni hene wayikwa ni inka wayikwa ni 200,000 wabikwa cyangwa se ideni wibiseka turi mu itegeko. Amafaranga akenerwa kugira ngo urugo rubeho nayitwa inkwano yonyine. Ntabwo ari ayo gukodesha imodoka, ntabwo ari ayihema, ntabwo ari aya buffet. Amafaranga ateganywa n'itegeko mu rushako nayitwa inkwano kandi ntabwo itegeko riyafixa. Hanyuma ariko zikwishyizemo n'ihene uretse ndaje biremewe biziremewe. Indi mihango
ndaje ndangize indi mihango y'ubukwe ubushobozi ati nge mbona ni relatif nta effect legale nta impact ibitari ibyo tuvuze ntacyo bimarira wa muryango turi gushinga mu mategeko urugo n'urushinzwe kuri za kondisiyo enye rugakoresha amafaranga yitwa inkwano donc umukobwa akava iwabo yakowe ibyo biba bihagije nta bindi by'amafaranga bavugamo hanyuma ati nta effet legale zibamo igabanya cyangwa yongera stati y'ishingirwa ryemewe n'amategeko ishingirwa ryemewe n'amategeko ni bya bindi bine na ya nkwano ati ingingo ya 18 y'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryavuguruwe 2013 ivuga ko umuryango ari wo shingiro kamere ry'imbaga y'abanyarwanda urengerwa na leta. Donc ingingo ya 18 y'itegeko nshinga ivuga ko umuryango ari wo shingiro kamere ry'imbaga y'abanyarwanda, uwo muryango ugomba kurengerwa na leta, igaha ababyeyi inshingano yo kurera abana, ikanashyiraho amategeko n'inzego bikwiye kugira ngo umuryango by'umwihariko umwana na nyina bagire ubwisanzure. Iyo ni ingingo ya 18 y'itegeko nshinga. Hanyuma akongera kaka video nakamweretse arambwa ati ibi bijyana na maturité mentale. Voilà. Itegeko riteganya maturité légale. Ariko maturité mentale ni ikibazo. Umuntu wa 30 bitewe n'ukuntu ateteshejwe na nyirakuru na nyirasenge cyangwa na nyina, uwa 30 mu mutwe maturité mentale ishobora kubingana n'iyo 17 wakuza hirimbana. Hari umugore arugero nkunda gutanga, umugore w'inshuti yanjye afite umwana w'umukobwa ko yakora umugore wa stragorinze wizengurukaho, araza kubyumva, yacuruzaga restaurant, abakiriya benshi bari abamotari. Urabona ibyo ibintu abamotari bakunda kurya, capati n'ibishyimbo, icyayi nuko. Umwana we w'imyaka 8 niwe wari manager w'iyo restaurant. Musaza we w'imyaka 7 yari superviseur wabyo. Noneho nyina akaba nka overall we guhaha, donc nuvuga ngo nyina akamenya ibihahwa no gukura abakiriya, ariko babana uwirindwi n'uw8 akari bo bashinzwe ya restaurant. Uzi uti mpamvu mbivuze, uyu mwana yagiye mu kizamini cy'akazi afite imyaka 19 muri restaurant ikomeye cyane muri kino gihugu. Asabye y'akazi mu kizamini aramubwira ati ko tuwe ufite confidence kandi ibi bintu uri kudusobanura tubona ubizi kandi mu bipapuro byawe atari byo wize bite. Akana karavuga ngo njewe nabaye manager wa restaurant ku myaka 8. Urumva maturité mentale y'umwana w'imyaka 8 ubana na nyina wizengurukaho ufite restaurant itandukanye na maturité mentale y'umwana urangije troncome ku myaka 15, robine mu rugo bamujyana na kwasteri isize irange ry'umuhondo, utana mutuma kuri boutique atagenda ngo abashe kugaruza ngo ko ntanze 5 barangaruza ngo ko mu maye make. Maturité mentale. So ibi nibyo rero ambwiye Delphin nawe ati rero ibi bijyana akurikije ya video namuhaye y'uyu mukobwa uvuga ngo azakubita muri nawe nashaka, ati ibi bijyana na maturité mentale mu burere nibyo bifasha mu rushako. Urushako mu mategeko ishingirwa rigendera ku mategeko age mentale, age legale, maturité legale 21. Ariko kugira ngo urugo rushinge rurambe ni maturité mentale. Ukuze ku kihe kigero? Ati mushaka okay nsigaje 30 si imyaka, kuko nkuko nabikweretse mu itegeko rishya hari aho dufite imyaka 18 nka exception, n'ahafite 40 bashobora kunanirwa mu rushako, byose bishingiye ku kuzamura imyumvire. Voilà. So rero umukobwa cyangwa umugabo ugiye gushaka urugo, ugiye gushinga urugo, ntahindure mu akaguma nkuko yari ameze ari celibateri, ibigare yari afite akabigumana, uko yavuganaga na nyina bagahorana gutyo, uko yakundanaga na se bagahora gutyo. Maturité mentale ntabwiza hari nugeza 40 nkuko Delphin abivuga. So uyu mukobwa rero ibyo byose biraza bihure. Nakweretse iki? Imyaka ye, imyemerere, igihugu aho yaratuye nuwo bashakanye. Ibyo kugira ngo bihuze bisaba maturité mentale. Byanze bikunze uriya mugabo afite imico yiwabo adahitata, nta nitegeko rimubwira ko agomba kuyita, ariko agomba kwihuza n'uyu wa hano.
sibyo muri Burkina Faso bashobora kuba barya imigozi y'ibijumba kuko no mu Bubiligi nabonye bayicuruza cyangwa inyarabasanye n'umubirizi uyu mukobwa we Musanze wenda we apene icyatsi yabazi kidasanzwe barya muri Musanze ko ariho gisigaye na Nyabihu igisura ariko no muri Burkina Faso na za Kamena bashobora kuba bakirya none umugabo nakenera menu iriho imigozi y'ibijumba agakenereho inyarabasanye bizasaba maturité mentale umukobwa azabigenza ate azayimutekera mujugunyire cyangwa aziga kuyirya basangire iyo ni maturité mentale ariko nabimutekera bati agakono kawe cyagasaba ibiryo wenda abasirikare ba Burkina Faso bakundaga imyanana n'urugero nko mu Bushinwa ibyo bisaba maturité mentale na ya yindi Fresh Plan yatubwiraga ngo viwanyu nanjye mviwacu duhurira iwacu nkunda kubitangaho urugero kuri extreme nkavuga ngo umunyakinyaga n'umunyagisaka bagahurira mu Bwanacyambwe banyumvise uwo muryango uzakurira mu Bwanacyambwe ukurana imico y'Ubwanacyambwe ariko ikomoka uwo mu Kinyaga n'uwo mu Gisaka byahuriye Bwanacyambwe uyu mukobwa rero ikibazo rero uriya mwana abwira niba afite 21 mu mategeko yemewe gushaka igisigaye ni maturité mentale nta kindi hanyuma rero sinzi ikindi wari ugiye kumbaza ningo nyinshi kuko nabo se tubona abasenya bafite 35 kubera ko maturité mentale yaranze kwihanganira mugenzi wawe byaranze kugira gute urumva ntago urugo rwubakwa n'imyaka muragenda mukabana mwabaye umwe nyine iyo kuba umwe byanze nizo zagatanye ariko iyo uzanye ibyo mu Gisaka ukabihuza n'ibyo mu Kinyaga mugahurira Ibwanacyambwe nyuma y'imyaka 5 mwamaze gufata kuri lokale ya Bwanacyambwe nubwo ADN irimo Kinyaga na Gisaka iyo rero bitarahura ngo bimacinge no handi haza gatanya kuko ntibyigeze bihura bigahora gutyo umwe akarya indagara undi akarya intagara soyo kandi mushobora kuzivanga mwe mukana ubundi urugo nuko byakabaye bigenda yego reka turi kugenda tugana no ku musozo dusigaranye iminota mike cyane hejuru ya 40 dukoreshe nk'indi minota nk'itanu cyangwa 6 n'ibidukundira ariko mbere yuko ngana abo ngabo wigeze utabariza ate bose babireba ngute n'umutabariza katansabye iyo services ariko yaravuga ati abantu bose abanyarwanda mwese mwarebye ntabaza habuze umuntu ntabyo nabonye rero ntabyo nabonye ako yigeze ubona ko ntabyo nabonye reka wica ku ruhande nabonye yashinje cano please kandi abantu bari kubireba imaze igihe ntago yishinze utabariza kuza abandi ntago byari byo kuko ku mihanda ibyago ni ibyiza ni content niba ari gutabaza ntatabarize kuri channel bazahamusanga ariko ndavuga ngo ikira arya ngo numugore urwaye impyiko agura uriya muhungu yakunze kugira utuntu abantu batavugagaho rumwe niba ari abamurwanyaga simbizi hanigeze kumva ngo yasinze hanigeze kumva ngo Bugande bamutegeye ngo mu nzira hanigeze kumva hano za Kagugungira ngo sinzi bamufotoye ngo yicaye ku icupa mu kavura ibyo rero nta na kimwe ni isukuri kamifate ko byose ari ibyavugwaga ariko uriya muhungu yagize irayo institut paranoïaque uri umurokore uri umuhanzi w'umunyarwanda Bugande biza gute simvuze ngo ntibakajye Bugande akabari kazamo gate ibikiri biki yaranamamaye kugira abamurwanya byo ndabyemera ko bishoboka ko yarahitinze pe harya indirimbo yarafite niyihera ari ntuza ye ya mbere ndaza kuyo ariko na bose babireba nyine ko bavuga ko usanzwe siko yitwa hariyo twakunda kuririmba natwe duhaze nkiba muri SOS ndaza kuyibuka ariko ubundi nkurikije ukuntu yari yazamutse n'imyaka ye ubona ari n'umuntu kameme utekereza iyo ataza kugira rwanya impamvu nashyize make Bugande burya imico ibitandukanye kandi Bugande kugira abakurwanya igiye Bugande nibwo ubugiye noneho nibwo uba wigaragaje neza ko hariya ibituma bakurangiza biboneka hafi kurusha mu Rwanda baravuga wenda apene mu Rwanda iyo umuntu akurwanya ashobora kujya kuri social media akavuga cyangwa akaguteranya rimwe na rimwe n'inzego yahura n'umuntu utari wa nyawe bikabigira ariko Bugande hari n'izindi nzira nk'izo muri Nigeria zirenze ku buryo bakurangiza so nicyo nashakaga kuvuga rero
ukuntu yari yazamutse neza afite indirimbo nziza abantu bakunda ariko sinabo Uganda naho haba na mantuza n'ama unité de production ama studio wenda nabyo abarishobora ko ari byo yagiye ashaka ariko izo navete zishobora kuba base donc nuvuga ngo niba umurokore w'umunyarwanda w'umuhanzi hakazamo ibyeri ibugande n'ibindi ibyo zatangiye guturunyana iyo aguma muri uwo murongo yari guperforming abakimeze neza ntabwo rero aba ari ku rwego rwo gusabiriza kuko indirimbo zaragurwaga cyane zigakundwa n'ibitaramo abantu bakabyitabira ariko urwo rujagararo itonde urwo rujagararo ndaho ndi Uganda ndi kuri cyangwa ndi mu Rwanda ndi kuri Amsterdam ngaho umugore wa kangahe ibyo ubwabyo bishobora kuba intandaro y'ibibazo ntago mvuze ko ibibazo yaba yarabyikururiye ariko hari byashobora kuba yakumira ubushobozi bwo kuba yavuza umugore yakaba yabufite hari n'abatangiye umuziki nyuma ye kandi babishoboye mu bari gutabaza mu bashobora kumutabara harimo abatangiye umuziki nyuma ye so iyo mikoshi rero yagiye izamo nawe yakareba simvugira mivumbi kumuvumba nawe yakarebye rero nta ruhare yabigizemo ngo waruvuze ngo ariko nakumbwiye ngo nitona nese nimba ibi byose byarabaye bure gutabaza nyine oya natabaze ntago ari ukuvuga ngo arabyemerera gutabaza nanjye natabaza ariko kuvuga ngo aratabaza nkande gutera imetero ugasesengura umuntu na background ye nta cyaha kirimo nanjye namutabara namufasha ariko ndashaka kukubwira ngo ntiyakabaye ari uyu icyo shaka kukubwira ntiyakabaye ari uyu Mahmoud Mosi bamugaragaza mu mihanda ya za Ethiopia ari gusabiriza sero umunyezamu w'ikipe nationale nese kuba mvuze ngo umuntu wabaye umunyezamu wa ikipe nationale ngira ngo ni Tunisi ni wari umwizamu urabyumva iriya kani twakinnye 2004 cyangwa 2003 ni wari umunyezamu guhinduka gusabiriza kwe ntago mvuze ngo abantu bareke kumufasha ariko no kureba ngo inzira yaciye kugera aho aba umunyezamu w'ikipe y'igihugu n'amakipe yarahembwaga byagenze bite izo ni metero zisanzwe uvuze ko nyir'urugo yapfuye ntago ari ubumwishe nusanga umuntu wabaye mu ngabo wabaye nka generali mu ngabo za Zimbabwe ukamusanga cukura toilette cyangwa twari gare muri Kigali bizatuma se tutabivuga ejo se nusanga nambuye nanjye nagiye kwa muganga nkambura ibitaro mukumvuga suzadanirwa kuvuga KOP cyangwa uvuge ngo YouTube umuntu umusesenguza uzabireka yakoze muzabura kuzanamo za gishushu nkajya Kicukiro hose navuga ni faranga ryose yayoye kuko yambuye ibitaro biceri 500 ariko siwe wavuze ngo hari igihuba mu kigeragezo siwe hari igihuba mu kigeragezo gikaze abantu bakakuvuga ngo urajyahe bakakuvuga bongorerana ngo nibucya ariko bugacya bukongera bugacya nejo bugacya yarahitinze twarazibyinaga rero ukuntu yari yazamutse ashobora kuba yaravangiwe we ku giti cye cyangwa akavangirwa n'umuryango we cyangwa akavangirwa n'aba control 6 be ntabwo yakabaye ari umuntu usabiriza asari gusabiriza ari gutabaza ariko hari ikiganiro nabonye cyanditseho titre ngo ndasabiriza ibyo nta nibirenze rega yize no kujya ku yindi cano yindi nini avuga ati rwose kigera agiye kubari yarari gusaba ngo bamugurire imodoka yo kugira ate yo kugendamo baranayimuguriye pe twari duturanye hano hirya twajyaga duhura yaramunaniye no gusabiriza arabisangana neze kucyo atayiguriye ariko bari mu yabwo ikibazo cyari gihari yaramunaniye amenyereye gusabiriza iyo modoka yaramusajije umva yageze ari itamusaza se oya itamusaza oya bamuhaye amafaranga make yaguramo imodoka idakomeye uretse gatoya twakumira iki wanditse idakomera iki imodoka itavuye mu maboko yawe nta kuntu itagusaza kuko kuyitekereza uranayikorera ukanatekereza uko uzayimanaginga iyo waguriwe se farawera nese byatategereje aho kugira ngo agure imbozi iyo yafata agategereza akayongera akagura inzima kubera ko bitavuye mu maboko ye ngo atangira ate urasabiriza ngo ubone imodoka ako umuntu arasa agira ate umuntu aravuga imodoka se ni besoin de base aravuga ati nyongerera ndabura make voilà yagomba ayo bamuhaye yagomba kuyongera kuyanda akagura inzira
yaramunaniye. No, imodoka igitekerezo cyo gutunga imodoka ntabwo ari cy'ukwezi niyo cyakabaye kimara imyaka 3. Uko uyitekereza uyishakira amafaranga ugenda ubona uko izishaje zisaza abandi, ugenda ureba uko ibiciro bya essence bizamuka, ugenda ureba abantu ugomba guha lift, ugenda ureba bizaguteranya nabo, aba exuzima lift umugore yakambije agahanga, ibyo byose ukabipanga ikajya kuza uzi uko izabaho. Modoka yungurirano waratunze ya mbere n'iya kabiri, umuntu yaguhiye gatatu, ariko nibura ubuzima bw'imodoka urabuze. Nose uracyanganya no kuvuza umugore, uracyanganya no kurihira abana, ugasaba imodoka. Wasabye se bakarihira abana bazi. Ariko umugore yaratararwara arwaye vuba. Erega ibyanjye nuko. Nuko oya. Ubundi se, ubundi nyine umuntu ku rwego rwe n'indirimbo yakoraga ko zari zikunzwe nuwakageze mu modoka y'insabano. Abahanzi bazamutse nyuma ye ko bagenda mu zabo. Za Brabas sinya nzibona. So nukubanza ugakora ntuza analysis ukamenya ngo ni gute yisanze hariya. Reka byibuze izo ngendo ze najyaga mura nawe Nyabugogo. Najyaga mura nawe Nyabugogo avuye Uganda yambaye umupira wa jumper, rimwe na rimwe yazamuye n'ikigofero cyawo. Ariko Uganda wenda agiye gukoresha indirimbo kwa ko icyo gihe mu Rwanda ama studio yari ahenze, cyo ntabyumva. Ariko izo navete zo gusaka kumariya imico ibiri. Imico ibiri uwo Mugande n'umunyarwanda ntago mvuze ko bibujijwe, ariko bigomba kugenda gake. Imico ibiri y'umurokore n'umunywanzoga, imico ibiri ibyo biravangira abantu mu Rwanda. Hari umwana uherutse gukora icyegeranyo niba ari manzana nakiguhaye ibintu 10 bituma abantu badatera imbere. So niyo instability birimo. Rero kiro tuvuri uri gusabiriza cyangwa uri gufunguza. Reka tubyite gute. Ntago ari byo. Reka byibuze urwego yarariho. Urwego yariho ntago yakabaye arusabiriza. Ngaho nyuma y'ibyo byose rero reka tubwire abantu bajye kuri channel ye barebe ko babonaho nimero bamusapotinge ngo ndetse yabuze n'umuyobozi n'umwe mu bakomeye ushobora kuvuga ati uyu muntu reka muni inkore y'inzira zishoboka muvuze abo bantu abadukurikire kuri keho. Ukomeye se rega natwe ntago tworoshye. Nirijwi ntago ryoroshye. Ukomeye se utatera izo metero ni gute yisanze hari yanyine d'abord. Ushobora gusanga uwo nguwo ukomeye ari waba yaramugire n'inamati ibuganda urajya kumara yiki. Ushobora gusanga ukomeye ari we wakabaye yaramubwiye ati waretse inzoga watunze umugore umwe akamunanira. Donc urumva umuyobozi ukomeye se no gupfa gutanga. Hanyuma se umugore yarwaye, by the way ntago nishongora ku bantu ku muntu uri mu byago cyangwa urwaye. Ariko se umugore ndakumenyesha ko uwo muyobozi n'abakozi na hano mu Rwanda turafite abakozi bafite uburwayi bukomoka no ku kazi batavuzwa, batari kuvuzwa neza. None undi ntuzaho yakuye uburwayi, ashobora yarabuvanye muri ayo mayira. Niba se yaragiye muri Nigeria wenda bakamuroga, ugahamagara ngo wabuze umutegetsi ngo kuvuza ubwo amarozi ya Nigeria se wayishiriye. Nese umutegetsi ni udatekereza. Ako n'umuturage abafite indwara zikomoka ku kazi nibo priority uwo mutegetsi atekereza. Ukunyumva? Ufite uburwayi bukomoka ku kazi nibwo buri prioritaire kuvuzwa buteganywa n'itegeko. Ibindi ni impuhwe z'umuntu. Umutegetsi se ni tutisuppose ni umutegetsi wenda dufate ko ari guverineri w'amajyaruguru. Aramuvuza mu y'intara. Yarayikoreye se, yarayihingiye se. Undi mutegetsi avuga ni uwuhe? Uwa ministeri se arafata bije ya ministeri se avuza umugore bose babireba. Ariko mwagiye mugira n'abantu inama. Iyo uteri muwe ubufasha ni personnel. Keretse ku munyarwanda nkuko tuba tuvuga higeze kuba crise mu Misiri, higeze kuba hahandi umunyarwanda ashobora kuba ari ahantu amerewe nabi azwi na diaspora na diplomasi, aho ngaho icyo gihe igihugu kimufatanshirira. Ubundi ntawo ibindi umutegetsi abikora ku giti cye, ntago yafata mu byo akoresha akazi, kuko akazi haraba bigenewe. Ariko nuko wabanje kwikingira ukavuga ngo abantu babyumve nko gushinyagura cyangwa kwishima hejuru y'umuntu. Naho imvuga n'umuntu ari mu bibazo, ibindi twakore tubireka. Ni mu mworiente buryo bikemuka byo kuvuga ngo abategetsi. Umutegetsi yitwa umutegetsi mu biro. Kandi mu biro akoresha budget yahawe. Ntabwo yayifatamo ngo avuze umugore utarigeze akorera icyo kigo. Namutera imbabazi azamuvuza muye yo mu rugo. Nabwo abanje kwivugana na madamu n'abana. Umutegetsi uramureba hwiki.
akuvuza muri bije itakugenewe. Bije ni y'abakorera icyo kigo, niba ari meya ni iy'akarere, ukarimo uragakorera. Igisubizo ni we. Mwishuka abantu, ujye mubwiza abantu ukuri. Ntabwo rero ari bikemurwa n'abategetsi, ahubwo ushobora gusanga umuntu ku giti cye, umucuruzi, umurokore, simvuze pasiteri kuko nawe ntiyafata mu yitorero. Niba ari pasiteri runaka aramufasha nka pasiteri, amufashe mu y'umuryango we, mu mushahara yabitse, mu nka yagurishije, mu bibanza yarunze, mu nzu akodesha, mu modoka ziverisa. Nota yitorera maidia. Tujye tubwizanya abantu kuri, niyo kwaba gusharira. Urasaba umutegetsi ngo akuvuze wakoreye iki ubutegetsi bwe. Niko bimeze. Meka nkubwire rero wirerwe. Wirerwe kabisa. Niko bimeze. Abantu gusaba ubufasha nibibaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko hari n'uburyo busabwa. Yakabaye ashobora gufata nimero z'abantu ku giti cyabo, akabahamagara abo babanye, abakundaga ibihangano bye, ariko kwitwaza umutegetsi bakura mu biro uwo munsi. Aferi kabirara. Droit de signature kwishe. Yagufasha aragufasha ku giti cye ko nta muntu wagufasha mu butegetsi bwe. Oya. Nabwo ugufasha mu butegetsi bwe areba ngo uhuriye hehe n'ubwo butegetsi bwe. Niba ari akarere, shobora kuvuga nkanjye wenda nk'ubu shobora kurwara nkagenda nk'umunyagicumbi, yes, katakamba. Abandi nakoreye akakarere naragakoreye, nabaye umwarimu ahanga, ibyo byose nkashyira hariya bati koko. Ahese we ariko nawe yaririmbiye abantu, yavuga ati iki gihugu nararirimbye mu biturage hose agashyira ngawirira. Urakoze cyane kabisa, urakoze kugusetsa, turaseka mu bikomeye by the way. Yego, reka rero abantu bajye bamenya, mujye mwigisha abantu inzira zitomoye zo kunyuzamo ibintu. Yego, reka rero twihanganishe. By the way, uryamye urembye amerewe nabi, yihangane, Imana izakora imirimo yayo. Mureke tuzasubira mu biganiro byacu by'ubutaha.